Bahaye ikaze kuri Passions News, by'umwihariko wowe udukurikira ukumva ibiganiro byacu ndagushimiye. Kame ikaze rero umuntu twumvise bwa mbere, iyi ni Passions News, aho dutambutsa ibiganiro bitandukanye yaba muri entertainment, ubuzima busanzwe tubamo n'ibindi bitandukanye ariko n'ubundi duhura nabyo mu buzima. Muhaye ikaze kandi nkusaba ko wadushyigikira ukora subscribe aho hasi kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho ku gihe. Ndagushimiye cyane. Tugiye kuganira ku rukundo. Mu buzima dukenera kuba twaba dufite abantu badukunda, batuba hafi, hamwe twumva ko twuzuye kuko dufite abo tubwira amarangamutima yacu. Ariko se twibuka ko natwe tugomba gukunda ibyo dushaka ku bantu nabo barabikenera. Relationship y'abantu babiri ikomera kuko habayeho urukundo. Buri wese akunda mugenzi we, bigatuma hagaragara urukundo rwa nyarwo, true love. Hano tugiye kureba ibimenyetso 5 by'umugabo ukunda cyangwa ufite urukundo rwa nyarwo, man's true love. Niba ukeneye kumenya ibi, ngwino tubane mu kiganiro. Muhaye ikaze. Niba umugabo agukunda bya nyabyo, urukundo rwe nyakuri ruzagaragarira muri reaction ze, ibikorwa cyangwa imirimo ifite umumaro kurusha kuvuga ndagukunda. Ni ijambo ryoroha kurivuga ndagukunda, ariko bigoye kwerekana imirimo y'umugabo nizerekana ko agukunda cyangwa atagukunda. Niba umugabo yaragukunze bya nyabyo, uzabimenyera muri ibi bimenyetso 5. Ikimenyetso cya mbere, iteka ahora agerageza gutuma wishima. Niba umugabo agukunda koko, azahora ashaka kugushimisha igihe cyose waba ubabaye. Azakora bya bintu ukunda, bimwe nawe ubwawe ukora bigatuma wishima. Ibyo ari byo byose, hari ibintu uzukora bigatuma wishima iyo no mu gihe ubabaye, kuko rero akuzi kandi neza nibyo azakora. Urugero hano, azagutekera ibiryo ukunda cyane, mutembere hamwe usanzwe ukunda gutemberera apana aho we yatekereje. Azakora n'ibindi byinshi byatuma wishima. Uyu mugabo intego mu buzima bwe ni ugutuma wishima igihe wababaye. Ikimenyetso cya kabiri, kuguha umutuzo cyangwa umutekano. Gutanga umutekano ku mugore, iki ni ikimenyetso cya nyacyo cy'umugabo ugukunda. Niba umugabo agukunda, azakurinda ibyakugirira nabi cyangwa kurinda abantu babi, kubera ko ubuzima bwawe nta gaciro gakomeye cyane, ni nka zahabu ye. Niba umugabo akurinda ibibazo, bivuze ko agukunda cyane kandi agukunda bya nyabyo. Ikimenyetso cya gatatu, arakumva nta kindi kintu avuze. Hano niba ufite ikibazo ku bijyanye n'imitekerereze, mental problem, ariko nyamara ukumva ntushaka kubiganiriza abandi, aha azumva neza ibanga ry'ububabare uri kunyuramo. Hano nuvuga uti nzakubwira, ntazateza amahane, ahubwo azumva neza uburwayi bwawe nta kureba kuri wowe. Impamvu ya byose ni uko agukunda, aragukunda n'umutima we. Ikimenyetso cya 4, aza gusangiza ikintu cyose gituma atuza, his comfort zone. Kwirengagiza ibintu bituma umugabo atuza bikamuha kwishima ni ibintu bikomeye ku mugabo. Niba koko umugabo cyangwa umusore agukunda, bya bindi byose mugira uwishimye azabigusenyuriraho abigusangiza. Urugero hano, niba kimwe mu bintu bimutera courage ari gukora siporo, numubwira ngo mukore siporo, azabikora ku bwawe kubera ko ntashaka kubona wiyumva nabi. Naho ikimenyetso cya 5, wowe uri mu bice bigize ubuzima bwe. He includes you in his every part of life. Umukobwa kuba yafatwa nk'igice cy'ubuzima ku mugabo ni ikimenyetso simusiga cy'umugabo ukunda bya nyabyo. Azagufata nk'igice cy'umwanya wakunda, azajya gusaba kurya ibiryo akunda cyane, azahora ahangayitse ku bwawe n'ibindi bitandukanye. Nubona ibi ku mugabo cyangwa umusore abikora, ntuzigere usubiza inyuma urukundo rwe.
Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyatubwiraga ibintu 5 bigaragara ku mugabo ukunda agakunda bya nyabyo. Nahawe rero bitewe n'amahitamo yawe cyangwa uko wifuza ko bagukunda, uburyo bagufata mu rukundo. Mwibutse gukora subscribe. Wakoze kubana natwe. Passion is News.